mu minsi iraza twese turibaza tukabaza abayobozi, ese ni iki twakwitega mu iri bwirizabutumwa mpuzamahanga? One Voice 27 ni hamagara cyangwa se n'ibwirizabutumwa rihamagarira buri wese, buri cyiciro cyose ku isi yose, aho twese tuzaba dufite mesaje imwe yo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu no kwamamaza ko ari umucunguzi wacu. Nk'uko Kora abivuze, tekereza amahanga yose, isi yose turi kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Nk'uko mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 habivuga. Yego, icyo nicyo One Voice 27 izitaho. Nk'uko Ricky abivuze, mu kwa 9/2027 buri kinyamakuru cyose, buri mwizera wese ku isi yose, mesaje tuzaba dufite ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Tekereza muri Brazil, muri Mongolia, twese turi kwamamaza ubutumwa bwiza. Nureba ku isi yose, benshi babuze icyizere, ndetse benshi bakeneye ibyiringiro. Niyo mpamvu dukwiriye kubibagezaho. Ese ni gute Imana iri kudufasha kugira ngo icyo kintu tuzakigereho? Yego, tuzatangira dusenga, tuganire, dukorere hamwe, ndetse ijwi ry'ibyiringiro, ibinyamakuru byacu ku isi yose tuzagenda dukorera hamwe. Ndetse ni ikintu duhamagarira buri wese kugira ngo azagire icyo akoramo. Ese ni iki kizatuma iyo gahunda iba spesiyale? Yego, izaba iri spesiyale kubera yuko 2027 hazaba hashize imyaka 2000 Yesu avuye ku isi, kandi icyo gihe niho ijwi ryaturutse mu ijuru rivuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Niyo mpamvu natwe tuzaba dufite mesaje yo kumenyesha abatuye isi Yesu umucunguzi wacu. Yego, azaba ari misiyo cyangwa se ibwirizabutumwa rizibanda cyane gukoresha ibitangazamakuru bya rusange, yaba ibyo muri London, Tokyo, ndetse n'akandi gace kose ku isi. Tuzakoresha social media zitandukanye, ariko konti yawe ya Facebook, WhatsApp, ushobora kuzikoresha ukageza ubutumwa ku bandi. Tuzaba twigisha online, ndetse azaba ari uburyo bw'ibwirizabutumwa tuzaba dukoze butigeze bubaho mu myaka 2000 ishize. Urufunguzo rwabyo ni ukugira ngo tubikore neza kandi dukorere hamwe, twese duhuriza kuri Yesu. Ndetse ibitangazamakuru bizakora ku buryo bwazo. Buri mu memba, ndetse uburyo ubwo ari bwo bwose tuzakoresha ntabwo buzasimbura uburyo bwari busanzwe. Nk'uko Yesu akigera ku isi, icyo gihe nta masocial media yari ahari, ariko yabwirije benshi babasha gutsinda imitima yabo, baramukurikira. nko muri Tokyo bashobora kuba bafite uburyo bwabo bazakoramo, nka Sao Paulo yenda bagakoresha ibijyanye n'imiziki, ariko twese tuzaba dufite intego imwe ishingiye ku
ku kuba twese tuzaba duhuriza ku kwamamaza ubutumwa bwa Yesu. Ndashaka kubivuga mu buryo bworoshye. Tuzabimanura ku nzego zo hasi kugira ngo buri cyiciro cyose aho kibasha gukora ibintu mu buryo bwabo, ndetse tuzafata ubwo butumwa bwiza tubumanure tubujyane n'umuco w'ahantu. Icya gatatu, tuzaba turi gukorera hamwe. Tuzaba turi gukorera hamwe nta kompetisiyo ihari cyangwa guhangana, ahubwo buri twese tuzaba turi gukorera hamwe, ndetse mu mezi azaza tuzakomeza gukorana n'amadiviziyo n'amakonferanse. Ndetse icyo twifuza ni uko buri wese ajya mu murimo kugira ngo tubashe kugera kuri benshi, tubashe gukundisha abantu kwiga Bibiliya ndetse no kubakundisha gukurikira Yesu. Yego, mu kwa cyenda 2027 ibyo dusaba Imana ni uko Mwuka Wera yazabana natwe kugira ngo bitazaba induru aho kugira ngo bigire uwo bigirira akamaro. Dukeneye wa Mwuka Wera wamanukiye intumwa zikabasha kuzuzwa Mwuka Wera. Natwe tudafite Umwuka Wera ntacyo twageraho. Jesus again, because passion is contagious and you can't share what you don't have. September 2020. Yego, mu kwa cyenda 2027 ushatse washyiraho akazero kuri iyo tariki. Dukwiye gusenga nk'uko Imana yivugiye ati dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Turifuza rero yuko no mu kwa cyenda 2027 twazavuga ngo dore Yesu wacu, umucunguzi wacu. Ariko mfite ibibazo byinshi, ariko ndakubaza kimwe, ese nawe urimo? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.